ni wowe nkeneye iteka, ni wowe dukeneye iteka, ikiganza ciwe kijojoineza uchiguze umwami mereko membuke, nubwo yari Imana yahindutse umuntu, umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure, nubwo yari Imana yahindutse umuntu, umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure, nubwo yari Imana yahindutse umuntu, umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure, nubwo yari Imana yo yahindutse umuntu, umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure, nubwo yari umwami Imana yahindutse umuntu, umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure, nubwo yari Imana yahindutse umuntu, umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure, nzaririmba kuzuka kwe n'impamvu yo kwizera kwanjye, Yesu umucunguzi, ntare ya Yudani yereka wanzimana nawe, nzaririmba kuzuka kwe n'impamvu yo kwizera kwanjye, Yesu umucunguzi, ntare ya Yudani yereka wanzimana nawe, nubwo yari Imana yahindutse umuntu, umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure, nubwo yari Imana yahindutse umuntu, umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure, nagushimira gute wowe wankunze, wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge, mbayeho
wahinduye imibabaro yanjye ibitwengero. Haleluya, nagushimira gute wowe wanyitangiye, wahinduye
imbaraga mu bikomeye, aho niho njya nkura ubutsinzi. Ndatuma umutima wanjye urifuza kubana nawe, ni wongereye iteka. Dore aho niho njya nkura imbaraga mu bikomeye, aho niho mbonera ubutsinzi. Ndatuma umutima wanjye urifuza kubana nawe, ni wowe nkeneye iteka. Nza gusanga mu bwisho bwawe, maze nihishe mu gicucu cyawe, zirukane ngera imbere yawe, o Data. Nza gusanga mu bwisho bwawe, maze nihishe mu gicucu cyawe, zirukanye intebe yawe, o Data. Oh, hallelujah. Aho niho njya nkura imbaraga mu bikomeye, aho niho mbonera ubutsinzi. Ndatuma umutima wanjye urifuza kubana nawe, ni wowe nkeneye iteka. Ntunjye kure mwami w'abami, ni wowe nkeneye iteka. Ni wowe dukeneye iteka. Oh, hallelujah. Ni wowe nkeneye iteka. Ibihe n'ibihe, ni wowe nkeneye iteka. Mubone mwami we, ni wowe nkeneye iteka. Ntumishe mu maso hawe, ntumishe mu maso hawe, ndagukeneye mwami we, oya ntuntere umugongo. Ndagukeneye, ndagukeneye Yesu we, iteka. Ni wowe nkeneye
mu maso hawe niho njya nkura imbaraga zo kunesha umubiri na satani. Komeza umishurire iby'ubwiru bwawe kugira ngo nkomeze kubaho ntatsindwa. Ndahari ngume ku gicaniro, ndahari sinzasubira inyuma. Ndakumva umpaye umunezero, numvise uburyohe buri muri wowe. Inyota yanjye yose urayimaze. Ndahari ngume ku gicaniro, ndahari mwami we sinzasubira inyuma. Ndakumva umpaye umunezero, numvise uburyohe buri muri wowe. Inyota yanjye mwami we yose urayimaze. Yo Yesu, ndumva nshaka kurekeraho kubera ko ahantu nagira n'Imana ihazi. Turashima Imana, mwakoze kubana nanjye. Ndatangaye, amarira nayafashe nashize, nkeneye kujya guturika ahantu, ariko ubwo nari ndi kuririmba nkumva ndi gusenga, ndi kwizera ko n'abandi twabanye muri uyu mwanya wenda byabagiyemo kumva bagira ibihe muri bo. Ni nacyo nsengera muri njye, kugira ngo n'undi muntu uwo ari we wese twabanye muri uyu mwanya yumva ibihe bidasanzwe muri we. Izi ndirimbo izo arizo zose ni indirimbo nyine zo kuramya Imana. Icyubahiro ni icyayo, gukomera kwayo, imirimo yakoze, harimo kuducungura, harimo kuba yaraduhaye agaciro, harimo kuba yaradukuyeho urupfu rw'iteka, ikaba yaraduhaye ubuzima, cyangwa se reka mbyite ngo ubugingo. Turashima Kristo. Hari indirimbo naririmbye ndavuga ngo ubwo nyine yaduhaye umwana wayo, ese ibyo ngibyo nibyo byayinanira? Ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege, reka twizere ko n'ibindi byose ibasha kubikora. Ndatangaye iyi ndirimbo injemo nyuma. Turahari kugira ngo tugume ku gicaniro, turahari kugira ngo ntituzasubire inyuma. Twamaze kuramya uwo muremyi, ariko ni iki twebwe turi kumva? Kubera iki nsoje mvuga ngo numvise uburyohe buri muri wowe, inyota yanjye urayimaze? Ni ukuvuga ngo kuba imbere y'Imana, kumva utava aho hantu, ni uko wamaze kumva uburyohe buri muri Yesu Kristo. Ni uko inyota wari wazanye Imana yagukijije. Ndifuriza umuntu uwo ari wese twabanye kugira ngo imumare inyota afite.
impereho namwe bahereho Yesu wabambwe ku musaraba. Turumva inyota buri wese afite. Shima Kristo ko no mu gihe wumvaga ko wumagaye utakabaye wumva ibihe muri wowe, iba yaraguteganyirije ahantu. Nahise nibaza iyo nza kuba mfite nk'umuntu uri kuncurangira ukuntu byari bibe byangendekeye, ari gucuranga amakode yose, cyangwa se mpita nibaza igihe nzaba namenye gucuranga. Ni ukuri ibi bihe ni byiza. Njya nshima Imana ko yahisemo kumpa iyi impano, kuko nzi neza ko hari ikintu kigiye gikoreka iyo ndi muri uwo mwanya. Nimba mwumva hari ikintu gikoreka binyuzemo, burya nanjye birakoreka iyo binyuzemo, kuko nanjye ndi umuntu ukeneye kubohoka kandi binyuze mu bantu Imana yateguye. Rero nanjye iyo ari iyo Imana yahisemo kumbohora inyujije mu muntu witwa Annette Murava, irambohora. Ntabwo Imana imbohora gusa ari uko yabinyujije ahandi hantu, hari n'igihe imbohora yabinyujije mu muntu witwa Annette Murava. Ndashima Kristo, ndatangaye. Abandi bantu baririmba bumva amarira, uko njyewe sinabaye iki. Buri gihe iyo ndirimbye mba numva amarira, mba numva ikiniga, ndi gutangira kuririmba nkumva amarira. Ariko at least ni byiza ko turi kurira ariko imbere y'Imana. Ndahari ngume ku gicaniro, ndahari sinzasubira inyuma, ndakumva umpaye umunezero, numvise uburyohe buri muri inyota yanjye yose urayimaze. Yego, numva navuga ibintu byinshi ariko mwakoze kubana nanjye. Iyi video reka nayo ikoresha amagambo menshi, ahubwo Mwuka Wera Imana ikora icyo yagambiriye gukora muri twebwe twese tubashije kugerwaho n'ubu butumwa. Imana ikora icyo igomba gukora, iduhe umutima wo kwiramya rwose ko nitubashisha. Hanyuma ndifuriza umuntu uwo ari we wese intero yo kugira ngo Imana itumare inyota iyo ari yo yose. Uyite izina ushaka ariko Imana ntigusige. Ubwo iza kugenderera abandi nawe ntigusige, nanjye ntinsige. Ndabashimiye rero ko mukomeje kudukunda, nanjye ndabakunda cyane. Dukomeze dusengerane, dushyigikirane muri byose, dukomezanye dufatane urugendo kuzageza igihe tuzagerera aho dusiganirwa kujya. Ndabashimiye rero, mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ndashimira Christian, ndashimira na mwene data wundi turi kumwe hano. Imana ibahe umugisha. Hari ukuntu iyo uri kumwe n'abantu muri kumwe no mu mwuka umwe ubyumva, ukumva bari kugusapotinga, wari wabona uri ahantu. Hari ahantu mperuka kujya ejo bundi, ndagenda ndaririmba, imbere bari bafite akantu ni nk'agasitowa ariko karimo ibintu by'amarikeri, inzoga, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu by'ukuri niho nari mbonye location, noneho nkazajya nkaririmba ariko nkavuga se abantu ndaba ntari kubaderanje, ndaba ntari kubabangamira. Naje gusoza rero bose bahita baza batangira kumbaza ibibazo byinshi, ngo wari waduhinduriye mudu none uragiye, ngo nyine kumbe ibyo narindi gukora nibyo byari byabaryoheye. Ibi bintu bibamo uburyohe tutabasha kumenya burya. Na babandi bari muri ibyo bintu, njyewe ubwanjye ndi kuvuga ati reka ngire mva ahantu nabangamiye abantu. Nasanze hari imiziki barimo, mageze nyiraho aravuga ati mubikuremo, kubera ko nari ngiye gukora.
ndamubwira se simba bangamiye, aravuga ati uri bumva bangamiwe asohoke. None ndavuga deja nabanje kubangamira abantu, ngiye kuba nyine numva bari we babihiwe, ariko navuye aho hantu baraza baranyegera bavuga ati yo mbega mudu wari umaze kudushyiramo none uragiye, kumbe bariteretse barimo baranywa. Ariko iki mu buzima Imana iduha ibintu biri butuma abantu bagira ubuzima biturutse kuri twe, mu izina rya Yesu Kristo. Yesu we, ntibapfe ntibagire gute, ahubwo babone ubuzima, kubera ko Imana hari icyo yashyize muri twe. Ibituvamo biratuvura, birarenze bigatembera mu bwoko bw'Imana. Rero ntabwo nari nzi ko burya ahubwo ibiri kumvamo biri gutanga ubuzima muri abo bantu. Uzajya uza kubera iki? Uragiye n'ukuntu twari tumaze kugera muri iyi mood, ibintu bigira uburyohe bwabyo. Mana yanjye, n'abandi bantu banyumva sibyo, noneho muzatubwire ati twaratestinze twumva birabishye, ariko ni ukuri trust me bizabaryohera. Naho dukura imbaraga mu bitugerageza, naho dukura imbaraga mu ntambara. Imana ishimwe. Ndumva nabwiriza, ariko n'ubutumwa bwose n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatambutse hano ndabizi ko cyakoze ku mitima y'abantu. Kuba warwaye gripe cyangwa wafunganye ukanarira ukanagira gute, byose bihuriramo ukumva neza neza birakurenze. Rero Imana ibamugisha, nabasezeye inshuro nyinshi ariko sizi bamurananiwe kugenda ogare. Nk'uko nakomeje kubibabwira muri iyi minsi muri kumwe nanjye cyane cyane, ariko bitavuze ko na Bishop atazajya aboneka rimwe na rimwe, nuko hari ibindi bintu ari kwitaho, ariko twese ntabwo twabura sibyo. Kandi mugerageza nyine mukomeze mutwereke urukundo, nawe naza azabone yuko nyine mutagiye sibyo. Bakunzi banjye cyangwa abakunzi bacu, ntabwo twebwe tubavuga ngo team kanaka ngo team kanaka. Abakunzi bacu nyine mukomeze mudushyigikire, mudukurire nk'uko nkunda kubivuga. Hari projet nyine turi gutegura, nkunda kuvuga ko nzababwira aho tuzahurira. Abankurikiranye mu biganiro bindi nyine ndi gukora ndi kubivugaho, mukomeze mubane nanjye cyangwa natwe muzagenda mubibona. Imana ibahe umugisha cyane.